banenga nta kibazo twe muri ruda twe turabyemera byose kuko abo bose niyo masoko y'imbaraga tugira tubona ako kantu nk'abaturage ukabaha zanyikenye bose aho bose n'abafite ibibazo ukajya ubegera gahunda tuyita gahunda bucece akayivugira ntavuga amazina ye yashaka avuga ni kundiza ndiza si nini si uyu mwana avuye ndiza muzehe wa Tofiri n'amahoro tubyage Tofiri kundiza wa wundi wa kera umusaza wari ufite umusaza w'Ubugande waburiye Ubugande kuri Victoria akazaza kutureba amakuru ni meza rwose nishimiye kuba nageze hano agiye gusubirayo kano kanya ubwo rero muri urwo rwego iyo nomero ntiyumvirizwa uyihamagaraho ucagiye urabona kuba waguze ka poromosiyo nk'aba urubyiruko ruri munsi y'imyaka ingahe ufite ingahe ubungubu mfite 21 nta gahunda ihari ku masimukadi abatarengeje 25 porogaramu yayo irahari uzayibaze babashyiriramo poromosiyo yaba na interineti babashyiriramo poromosiyo kugira ngo nyine iterambere rishobore kubageraho kuko muba mufite rishingiye ku ikoranabuhanga ubu rero ni muri uru rwego babikora abashoramari bakabashirira ku myaka ubwo rero icyo gihe uzajya ugura ka poromosiyo uhamagare twe utubwire gahunda ziraho haba ibyo mu isoko aho ibibazo bihari ibitagenda byose abarengana byose nimba hari imyuzure yahitanye abantu nimba ari imiyaga nimba hari abasenyewe hari abahohotewe hari abashimuse abakubiswe byose ukabitubwira ariko ntuvuge izina ryawe uvuga kode zawe oya wako aturiye hafi yaho ntabwo ari mwana wa muzehe batuye ku musozi umwe wo ku Ndiza kuko namubazaga nimba amuzi urabona ko ari muto ntabwo yamenya Ndiza ni nini ariko uko tuzagenda tumenyana zayo abona utaye umuhanda wa kaburimbo ahantu bita mu Kibuti nuko nyine bahaserera ako bahita Gahanga barahasera mu Kibuti wenda umuntu w'inaha yamenya ko mu Kibuti kuko niyo zina ryamamaye ariya za Kibuti yase ngo mu Kibuti yari kera nyine amashyamba agihari y'ishyamba ako gasoko abaturage baho ngaho bose bakoraga urugendo bajya kurema za Nyakenye bajya kurema za Rusuri bakavunika bamaze kuvunika umuyobozi nyine w'umudugudu ko agiye kusanya udukuru aragenda aho mu Kibutiya ahashinga agasoko maze kuhashinga agasoko kubera na ya mashyamba yari ahari umuntu yajya azavuye za Ngororero kubera icyo shyamba akavuga ati ubwo ngubwo nta bindi bintu bihakorerwa ngo ni mu Kibuti tangira agize izina ngo mu Kibuti ibyo ko wenda niyo misozi hagiye hari amazina mabi wenda ngo na za Karongorero kubera iki kera wasangaga boroye bakanyura barongoye Fizi n'inka arangiza agahita bahita za Karongorero none wowe wabyumva utazi amateka uvuga ati hakorerwa ibibi hakorerwa amanyanga kandi atari byo ari ukubura amakuru nyayo uko amakuru ni ingenzi amakuru ni ayanga radiyo Rwanda niyo yabivuze namwe mwarabimenye ngo amakuru icya mbere ni amakuru radiyo ngo
ngo ke kahora ku museke karadiyo ke kahora mu museke mugenzi wabivuga bumva batarakoze umuti amakuru ni ingenzi bakoze umuti kenshi iyo umenya amakuru wisanisha n'icyo gihe kuko niba utuye hano ukamenya amakuru yo mu Ndiza abaturage bo mu Ndiza babayeho bimeze uku haba wava n'inaha ukajya gushakira mu Ndiza kuko wumvisha amakuru meza amakuru yaho kandi ikindi iyo kode nimara kuyiguha numpamagara ukavuga wa muhungu wawe gutya wo ku Ndiza njye nzahita nkumenya nkwita nk'uwa kode uzahita uba umuvugizi wa ruda uba umuvugizi wacu byose iyo kode izajya igufasha iyo bakugiriye nabi twe tuhita tubimenya